Umugoroba mwiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Afurika ari naho u Rwanda rubarizwa, yewe n'indi migabane itandukanye yose. Muri benshi mudukunda, muri benshi mutugaragariza ko muzirikana bimwe mu bikorwa twagiye dukora mu itangazamakuru, ndetse yewe n'uyu munsi mukaba mukijyana natwe muri kariyeri nshya twatangiye ijyanye na scouting. Niyo mpamvu nabashyiriyeho iyi TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Hanyuma ikiganiro cyo ni Munda y'Isi Sport, kugira ngo tujye tuganira aho mwari munkumburiye mwongere mumbone, nanjye aho nari mbakumburiye nongere mbabone, twongere tuganire, duhane ibitekerezo bishobora kudufasha mu buzima bw'uyu munsi ndetse n'ubw'ahazaza, ariko hanini twibanda mu isi ya siporo. Ndashimira cyane abanyamuryango bagera ku 45,000 n'abantu 500 bamaze gukanda subscribe. Ni abantu benshi cyane, ndabashimira byimazeyo. Ariko nanone sibo gusa, hari n'abandi bifuza kuba abanyamuryango, cyangwa se hari n'abandi bataza amakuru ko twafunguye TV. Ni byiza ko ubagezaho aya makuru. Ubwo kuyabagezaho nta bundi buryo, ni ukuba wamukominika ukamubwira ngo wa munyamakuru wakoreraga aha n'aha ubu noneho yafunguye YouTube channel. Hari uburyo bwa kabiri bwo kuba wamwohereza ibiganiro dukora, hari uburyo bwo kuba wamuha comment, hari uburyo bwo kuba washaringa, hari uburyo butandukanye ushobora kuba wageza amakuru ku bandi ndetse no gusakaza ubabwira ko twafunguye TV yitwa Munda y'Isi Sport. Hanini ni ukuganira amakuru ya siporo. So ndabashimire nawe utarakora subscribe, ukanda ako kantu ube umunyamuryango, share ndetse na like, nabyo biremewe. Comment zubaka nabwo ziremewe, ariko niba umutima wawe ukubwira kwandika comment itubaka, comment irimo amagambo atari meza, ubwo nabwo nyine ubwo nibwo buryo hawe. Ariko abantu bameze gutyo, ntekereza ko ikizima ari uguhinduka ugashaka icyo kubaka gifitiye akamaro abantu barenze umwe cyangwa abantu babiri. So uyu munsi rero nyuma y'ibyumweru 3 nongeye kugaruka. Transfer, isoko ry'igura n'igurisha mu Rwanda rirafungura ku itariki ya 10 ku munsi w'ejo, nibwo rizatangira mu buryo buri official, rikazafunga ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani. Munyemerere rero mbabwire ko tugiye kubana muri urugendo rw'amatransferi tugaruka ku bakinnyi basinye. Shobora kubivuga ntinze cyangwa se nkabibreakinga, ibyo byose tuzajya tugenda tubiganiraho, cyane ko amakuru ndashobora kuyabona ndi umuntu umwe, hari n'abandi bashobora kuyabona, nshobora kubona details zitandukanye n'izundi wabitangaje mbere, cyangwa se nshobora kubitangaza mbere. Ibyo byose tuzagenda tubana muri urugendo rw'amatransferi. Niyo mpamvu nkeneye ko byibura tugomba kuzuza ibihumbi 70, yewe byanashoboka tukagera no ku bihumbi 100. Uyu munsi nje kubabwira mu makipe 3, ku munsi w'ejo nzababwira mu yane makipe ndetse n'inkuru zitandukanye, kuko buri kipe mfite details zayo zose. Niyo mpamvu ay'uyu munsi ngiye kugerageza kubaha detail muri aya makipe 3 akurikira. Turahera muri ekipe bita Kiyovu Sport, mbabwire inkuru nziza. Ese ni iyihe? Ntuze kuhava, uraje ubyumve. Turaza kwerekeza muri ekipe bita APR Football Club, imaze kumvikana n'abakinnyi 3 b'abanyarwanda n'undi umwe w'umunyamahanga. Abasigaye nyuma ni bangahe? Bagera kuri 6. Hanyuma turaza kujya muri ekipe ya Rayon Sport, imaze gusinyisha umwe, ariko 2 bari mu muryango winjira, ndetse n'abandi bakomeje kurambagizwa. Hanyuma ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho 5 kuri 5. Ndihuta cyane kubera ko mu kanya ngiye kureba match, cyane ko nubwo ndimo ndasoza amashampiyona atandukanye, ariko hari shampiyona zitararangira. Nshaka gukurikira match zaho, nko muri Congo mu kanya ekipe ya Vin Club cyangwa se Vita Club iraza gukina na Rezegre. Iyi match ndashaka kuza kuyireba rwose. Hanyuma n'izindi match zitandukanye, harimo match za Kosafa zirimo kubera muri South Africa, nazo ndashaka kuza kuzireba, kuko birushaho gutuma naguka no kubona abakinnyi batandukanye. So munyemere mpere muri ekipe bita Kiyovu Sport, urucaca mu misozi myiza ya Byumba, niho izo ntyoza zibarizwa cyangwa se zavukiye. Niyo ndirimbo ya Kiyovu Sport n'izindi muzi nyinshi cyane. Abayovu rero, nyuma yo kugira umwaka utari mwiza bitewe n'ibibazo mwagonzwe by'abakinnyi batagiye bishyurwa, mukaregwa muri FIFA, amafaranga y'umujyi wa Kigali muhabwa mugahita muyishyura, ndetse yewe na n'ubu bitararangira, ariko byibura hari icyizere ko umwaka utaha Kiyovu Sport bizaba bihagaze neza. Amakuru ya mbere mbwira abayovu ndetse n'abandi muri rusange, nuko Kiyovu Sport ubu ngubu namaze kumenya ko FIFA yabemereye ko bagomba kongeramo abakinnyi, kereka haramutse haje ibindi
bitunguranye bikaba byatuma Kiyovu Sport itemerewe kuko yakongeramo abakinnyi, ariko ubundi ikipe bita Kiyovu Sport ubu noneho yemerewe kongeramo abakinnyi. Nanyihanganira nkwe ku mazi. Hanyuma iyi kipe ya Kiyovu Sport ngiye kubabwira ibintu bitatu, ejo nzaza mbabwira abakinnyi. Icya mbere, abayovu bitegure impinduka zikomeye mu bakinnyi. Kiyovu Sport izaba yubakiye ku bakinnyi bato beza b'Abanyarwanda, cyane ko banayifashije. Ngira ngo murabizi ko abakinnyi b'Intare ndetse n'abakinnyi bato b'Abanyarwanda Kiyovu Sport ari ifite bari mu bayifashije kwirwanaho muri iyi mikino ya nyuma. Hanyuma Kiyovu Sport izaba ifite abanyamahanga bake ariko beza, hagati ya 5 na 6 bari kuri calibre nziza. Amakuru mvana ndani muri Kiyovu Sport nuko bazaba bafite abakinnyi beza b'abanyamahanga bari hagati ya 5 na 6, ndetse nanamenye ko bamwe mu bakunzi ba ekipa ya Kiyovu Sport n'abayobozi batangiye kuyirambagiriza abakinnyi. So rero abayovu, icyo ni icyambere nababwira ngo vuba turatangira kubatangariza amazina ya bamwe mu bakinnyi bashobora kujoininga ekipa ya Kiyovu Sport beza b'abanyamahanga. Icya kabiri nuko ku ruhande rwa ekipa ya Kiyovu Sport bategereje ko perezida wayo aza, ubarabarizwa muri Canada, ngo ashobora kuza akagira byinshi yahindura muri ekipa ya Kiyovu Sport, birimo kongera amandi maraso mashya mu miyoborere, birimo kuba hari ubundi buryo bashobora kubaka Kiyovu Sport mu buryo burambye ariko bwiza, ku buryo Kiyovu Sport itazongera kujya kurwana no kutamanuka. Ayo ni amakuru mvana mu bayovu. Hanyuma icya gatatu nabashije kumenya nuko Kiyovu Sport ikibazo cya mikoro gishobora kuba gigiye guterwa ishoti. Murabizi neza ko Kiyovu Sport ni ikipe y'abafana, ariko abo bafana bakaba badafite ubushobozi buhanitse. Ni nayo mpamvu usibye na Kiyovu n'andi makipe bigoye kubona ikipe itunzwe n'abafana ngo ibeho ibe nziza, donc igire buri kimwe cyose yifuza. Biragoye, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose nta kipe zubakiye ku bafana. Niyo mpamvu izo kipe zitandukanye ziba zikeneye abaterankunga, amakampani atandukanye, abanyamigabane batandukanye bafite ubushobozi. Ni kimwe mu bintu Juvenal yarashatse kuzana muri Kiyovu kijyanye no kuba bashyiraho imigabane ku isoko, donc bashyira Kiyovu Sport ku isoko ry'imigabane, abantu bakagura imigabane. Nabyo birimo gutekerezwa ko Kiyovu Sport yazashyirwa muri ubwo buryo, ariko biracyari mu nyigo. Gusa inkuru nziza nzaniye abayovu ni iyi ngiyi, nuko amakuru mvana mu mujyi wa Kigali, n'ubundi nari nabivuze ngitangira YouTube channel abantu babyibuka, umujyi wa Kigali ugiye kugumana amakipe abiri. Amakipe abiri bagiye kugumana amakuru mvana mu mujyi ndani ni Kiyovu Sport ifite abafana n'ikipe bita AS Kigali yitwa ko ari y'umujyi. Nubwo mu mujyi wa Kigali bavuga ko umujyi wa Kigali ari abafatanyabikorwa cyangwa ari umuterankunga, ariko aho kugira ngo batunga amakipe menshi ndetse ayo makipe abeho mu buryo buciriritse, bahisemo kuvuga ngo bafashe Kiyovu Sport bayiha mikoro ahanitse, bafashe ikipe bita AS Kigali bayiha mikoro ahanitse. Bivuze ngo abayovu mutangire mwegeranye ya myenda yanyu y'icyatsi, twa tugofero, bwa buryo bwanyu mw'imifanire, bwa buryo bwanyu bw'ingoma n'ibindi bitandukanye, mutangire mu byegeranye, kuko namaze kumenya ko Kiyovu mwaka utaha rwose izaba ari imwe mu makipe izatanga akazi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Biganiro bikurikira nzababwira bamwe mu bakinnyi bari mu biganiro n'ikipe ya Kiyovu Sport, harimo abagera kuri 3 cyangwa 4 namenye ko mu byumweru 2 basesekaye ku butaka bw'inyarugenge. Hanyuma munyemerere mve muri ekipe ya Kiyovu Sport nihute nerekeze muri ekipe bita Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikesi Mitutu. Iyiteye mu izamu inshundura ziranyega ni ekipe ya APR Football Club, timu ya Waskari, timu ya Wajeshi. Mba ndimo kureba background uburyo ihagaze. Hanyuma muri ekipe ya APR Football Club amakuru yaravuzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ivuga abakinnyi bagiye basinya, ariko nje kubaha amakuru nanjye kubyo bagiye bagarukaho. Andi mfite nuko ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club irimo irarambagiza abanyarwanda. Amakuru nabaha nuko barimo gushaka abanyarwanda bagera kuri 4, hagati ya 4 na 3, ariko 3 bamaze kumvikana, hasigaye undi umwe ushobora kwiyongeraho n'undi bakaba 5. Muri abo rero abo bamaze kuvugana nabo bumvikanye, yitwa
uwa mbere yitwa Ngabonziza Pacifique, ni umumediateri wa ekipe ya polisi, muramuzi, ni umwana wakuriye muri Interforce, ava muri Interforce yari ngengamuzamure muri polisi, bageze aho arahatana, aba muri polisi, asinya kontra ya mbere, arongera asinya iya kabiri, iya gatatu rero nicyo gihe cyari kigeze ngo polisi musinyishe, ariko amakuru mfite nizeye nk'ay'ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bigarukaho nuko Pasi nanjye mbizi neza namaze kubimenya ko yamaze kumvikana n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR ko agomba kwambara nimero 26 mu mugongo, agomba kuzajya agenda muri ya bisi y'ibara ry'icyatsi, agomba kuzajya yambara jezi y'umukara n'umweru, amasogisi y'umukara n'umweru. Pasi uyu muhungu agiye kujya yurira indege, agiye gutangira kwakirwa neza ishyorongi, agiye gutangira kurya ifi, agiye gutangira kurya inkoko, agiye gutangira kunywa juice zishyuwe n'amafaranga ya APR, agiye gutangira kujya anywa amazi yishyuwe na APR. Pacifique agiye kujya tangira donc kugenda ahura n'abafana ba equipe ya APR bakamubwira bati uri umukinnyi wacu, uri mwiza n'ibindi bitandukanye. Mpamya neza ko uyu muhungu kariyeri yiwe yayitwayemo neza, kuko ni umuhungu uri très discipline cyane, ndamuzi cyane, agira discipline nziza cyane, ni umuhungu utanywa inzoga, ni umuhungu utanywa itabi, ni umuhungu ugira discipline, ubona ko n'umwana warezwe, wubaha, ufite discipline. Ikindi buriya Pasi arakomeye, afite umubiri kabisa, afite umubiri Pasi, biragoye ko wapfa kuganya duel ngo murusha imbaraga. Ikindi akaba ari n'umutekinisiye azi gukina. Ndagira ngo mbabwire bino bintu mu byumve cyane, kandi bimbabwiye nta marangamutima arimo, niko kuri ku banyamupira no kubashaka kubyumva, kereka umuntu udashaka kubyumva, udashaka no kubiha ukuri no kwiha ukuri cyangwa se no kubyumva. Nyuma y'umuntu bita Musanga ukina gatandatu ka polisi w'umurundi, nyuma y'umuntu bita Dauda wa APR, uyu munyagana, ibi mbabwiye niko kuri, muzakore research, muzabaza abatoza n'abakinnyi bazabibabwire. Indi gatandatu iri mu Rwanda iz'umupira nyuma yabo babiri ni Pasi, uyu muhungu wa APR yaguze. Abandi ngurabona njye numva hari uburyo abantu babakompara n'abandi. Nushaka gukompara Pasi n'aba bakinnyi, ntuzibwire ko umupira uwuzi cyane. Ni byiza kubaza, kuko nanjye ntabwo ari ibyanjye, byansabye gukora research nkanareba, ariko nkabaza n'abatekinisi, ukabaza abatoza, ukabaza abakinnyi. Pasi afite kalite nyinshi kurusha abandi ba nimero 6 basigaye nyuma yabo ngabo. Mu yandi magambo, APR Football Club iguze gatandatu nziza y'inyarwanda, one ishobora kuba yabanzamo cyangwa se ishobora kuba yasimbura bitewe n'umunyamahanga APR amaze kugura, bita Sekiganda umugande. Mu yandi magambo, credit cyane kuri ekipe bita APR kubera ko muguze umwana muto mwiza w'umunyarwanda ushinguye uzi gukina. Uyu muhungu rero bivuze ngo mu mikino nyafrika ndetse no muri shampiyona azaba akina ekipe ya APR Football Club. Undi mukinnyi bamaze kumvikana yitwa Iraguha Haji, umuhungu wavuye muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu muhungu bita Haji nawe yamaze kumvikana n'ikipe ya APR Football Club imyaka 3. Pasi yumvikanye na APR imyaka 2, ariko Haji we ni imyaka 3. Iraguha Haji bamuguze nk'umuwingu ushobora kuba yabanzamo cyangwa agasimbura. Haji ibi ndabibwira ababyumva cyangwa se abifuza kubyumva nk'abanyamupira n'abafite umutima donc mwiza ukuri, wuzuye ukuri utarimo ibindi bintu, udafite ibindi bintu, udafite mukusha, udafite ibara ry'umukara, udafite donc umutima mwiza ushaka kumva ibintu by'ukuri. Iraguha Haji, reka mbabwire ko mu Rwanda, reka ndeba abawinga bari mu Rwanda. Mu Rwanda abawinga muri Rayon Sport bari bafitemo Haji, bari bafitemo Basane, bari bafitemo Elanga. Tugiye muri Kiyovu Sport nta bawinga bari bafitemo baremereye. Tugiye muri APR ni Denis Omedi, ni Kiwanuka, ni Barafinda, ni Muzungu, ni Arsene, no mu yandi makipe atandukanye. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: Haji Iraguha ari mu bawinga beza dufite 5 muri shampiyona y'u Rwanda. Nitujya mu Banyarwanda, umuntu ushobora kugira donc ushobora kwizerwa cyangwa se ushobora kuvuga ngo ndi hejuru y'umuntu bita Iraguha Haji mu Banyarwanda hatarimo abanyamahanga,
ni umuntu bita Gilbert Mugisha Barafinda wenyine. N'ikimenyimenyi mu bawinga bose bari mu Rwanda mu byumve cyane, iyi sezo Haji yatsinze ibitego 5 atanga assist 5 muri Rayon Sport. Haji Iraguha Rayon Sport yageze ahantu ubwo ava mu kibuga kubera bya bibazo byabaye muri Rayon Sport byo gusakuza abanaba byagenze gutya. Haji yavuye mu kibuga cya Rayon Sport itatakaza igikombe cya shampiyona, ikiri umukandida ikiri imbere ya APR. Mu yandi magambo, ni umukinnyi mwiza APR Football Club biguze w'umusimbura cyangwa wabanza mu bitewe n'umunyamahanga APR izaba ifite ku ruhande. Ariko mukuri guhari nibyo navuze ngo ababyakira neza, mukuri barabyakira, ariko ndabizi ko hari abandi batari bubyakire neza kubw'impamvu zabo bwite donc udashobora gusobanura. Ariko mu byumve cyane, APR guza umunyarwanda mwiza cyane Iraguha Haji. 1 Haji afite dribble, azi kudribura. 2 Haji azi gutanga pass. 3 Haji azi gushota. 4 Haji azi guscoringa. Donc Haji ibintu afite vitesse. Haji afite ibintu byose bishoboka by'umuwinga bimwemerera kuba yaba umukinnyi mwiza. Yarasigaye amagarwa muri equipe y'igihugu. Niyo mpamvu uyu munsi ugiye kuvuga ngo ugiye kureba abanyarwanda beza bari muri shampiyona y'u Rwanda. Attention, kuko icyo kintu abantu bajya byibuka. Mujye mwibuka ngo ntabwo mu Rwanda bemerewe gukinisha abanyamahanga 12. Ni abanyamahanga 6, abanyarwanda 5. Muri abo rero 5 mu bawinga bari muri shampiyona y'u Rwanda beza, umuntu bitira Iraguha Haji afite imibare myiza, kuko na Barafinda n'uwo Barafinda tumbura uvuga Haji aramurusha imibare myiza this season. Haji afite ibitego 5 yatsinze muri Rayon Sport na assist 5. Ni umukinnyi mwiza APR guze. So uyu muhungu umvikanye na APR imyaka 3. Undi muhungu ni Bugingo Hakim, nawe ndamuvuga muri ubu buryo gato kuri pasi, zimwe muri karite za pasi. 1 pasi ubundi bakubwira ko nimero 6 cyangwa se umurecuperateri ni ibintu bibiri by'ibanze ugomba kuba wujuje, hanyuma ukaba ufite utundi dushami dutandukanye. Donc nka kwa kundi tuvuga ngo hari A na B na C, ariko ibintu bibiri by'ibanze. 1 ni recuperation na reaction. Ballon ngomba kuyishaka, naba twaba twayitakaje cyangwa se twaba tuyifite ukayirekupera. Reaction uguhita umenya ngo ndayikoresha iki. Pasi ibyo bintu arabyujuje, azi kurekupera ballon, azi guhita akora reaction mu buryo bwihuse. Ikindi, pasi azi kuganya amadiwere, ibe diwere yo mu kirere ibe hasi, pasi azi kubiganya. Ikindi, pasi ni umuvizioneri, ni umumediateri ufata ballon. Muzarebe hari abamediateri bariza ikintu cya mbere gihita kimuzamo no kuyisubizaho ivuye, aho areba niho asubiza ballon. Pasi si ko ateye. Pasi wamuha ballon hano agahindukira agakora control akayishyira hariya. Pasi azi gutera ama long pass, donc pasi azi kurelance, azi gutera ama long pass. Pasi azi gushota, pasi azi gutsindisha ibitego. Umutwe bwabonye ibitego yagiye atsindira polisi by'imitwe. Mu yandi magambo, APR guze umukaseri mwiza w'umunyarwanda. Tujye kuri Bugingo Hakim. Ndagira ngo mbabwire bino bintu. Bugingo Hakim mu Rwanda, ndabyibuka Ruvumbu niwe wigeze kubibwira abayobozi ba Rayon Sport, muzababaze bazabibabwira. Ruvumbu yigeze kubwira abayobozi ba Rayon Sport, arababwira ngo mu bakinnyi dufite bakomeye muri shampiyona y'ubutaka bw'u Rwanda no muri Rayon Sport, umuntu bita Bugingo Hakim azi umupira cyane. Muzabaze Mackenzie azababwira Bugingo, muzabaze abakinnyi bo mu Rwanda bazababwira Bugingo, muzabaze abantu batandukanye bazababwira Bugingo ni muntu ukina umukinnyi umeze gute. Bugingo afite kalite, Korode afite kalite, umuntu bita Christian afite kalite. Buri wese afite kalite yihariyemo. Kalite zabo buri wese afite icyo arusha abandi, buri wese afite icyo arusha abandi. 1 ariko ndagira ngo abakinnyi ko ari 3 nibo beza ku butaka bw'u Rwanda dufite muri shampiyona y'u Rwanda. Washyiramo n'abanyamahanga polisi yagiye igura bitwa ngo basenjobe, wongeremo n'uyu nguyu Rayon Sport yazanye, uyu Prince, muzabirebesha amaso ndaza kubigarukaho. N'abandi ba nimero 3 beza muri shampiyona y'u Rwanda ni Korode, ni Christian, Bugingo Hakim.
ndababwira ibya Bugingo Hakim by'abandi simbijyamo. Bugingo Hakim ikintu cya mbere point fort yiwe nicyo bita course, donc ama long passe, ama cross. Bugingo Hakim akaba azi no gutsinda, ngira ngo murabyibuka ko muri iyi sezi ishize yanatsinzemo n'ibitego, no kubwa hari ingingo yaranatsinze, niba nibutse niko hari ingingo yatsinze, numva hari ibitego, hari igitego yatsinze Bugesera, n'iyi sezo yaratsinze by the way mu gikombe cy'amahoro, niba no muri shampiyona ataratsinze simbyibuka cyane ko shampiyona y'u Rwanda ntakikurikira cyane. Mu yandi magambo azi gutsinda, azi gutanga pasi. Bugingo akantu agomba gukosora, sino kugakosora niko ateye nyine, niko ateye. Buriya Mackenzie, point fort ya Mackenzie ni attaque. Point fort ya Dani Alves byabaga ari kwataka, point fort za Bashomari Kapombe no kwataka nabandi. Buri wese abafite karite. Hari abazi kwataka ari nabazi kudefana. Point fort ya Bugingo ni 60 offensif, defensif 40. Korode point fort yiwe ni defensif 60, offensif ni 40. Mu yandi magambo APR irabifite 100%, donc irabifite abantu buzuzanya bafite karite zitandukanye. Mu gihe APR izagishaka kudefanda bahuye na adversaire bamenasa ni Korode. Mu gihe APR yahura na adversaire woroshye barimo kwataka ubwo ni umuntu bita Bugingo Hakim. Mu yandi magambo APR guza umwiza usanga undi mwiza bari bafite muri shampiyona. Ibyo kuvuga ngo urabona ngo match ngo nini na nini, ndagira ngo mbahambirize kano kantu, reka nkavuge rwose neruye. Umuntu watumye Rayon Sport buri gikombe cya shampiyona, nari ntarabivugaho mbivuge. Umuntu watumye Rayon Sport buri gikombe cya shampiyona irakibura kandi yari gifite mu biganza, akaba ari n'umugome cyane. Uwo muntu ni umuntu wazanye umwuka uvuga ngo abakinnyi ba Rayon Sport bariye ruswa. Uwo muntu simuzi kuko sindi kuri telesimari, ariko muzashaka umuntu wazanye iryo jambo ngo abakinnyi ba Rayon Sport bariye ruswa. Uwo niwe muntu wahemukiye Rayon, ni nawe muntu wasenyereye uyu mwaka ushize. Uwo muntu munajye kure yiwe mu mwegezeyo. Ndababwira impamvu. Fidel yayoboye Rayon Sport imyaka 4, ariko mu myaka 4 yatwayemo Super Coupe atwaramo n'igikombe cy'amahoro. Mu myaka 4 nta na rimwe abakinnyi ba Rayon Sport higeze humvikanamo uwo mwuka wo kuvuga ngo ruswa. Uzi impamvu? Nuko Fidel ntabwo yemeraga ko abantu bose bamujya mu matwi. Uje wese aduhira akamubeshya, uje wese aduhira akamubeshya, uje wese adaduhira akamubeshya. Ariko mu iyi Rayon wajya kumva umuntu arahurudutse ngo umukinnyi runaka ngo yamubonanye na runaka, ngo byagenze gutya na gutya, ngo byagenze gutya na gutya. Ibaze ko Rayon Sport yatakaje igikombe cya shampiyona ifite abakinnyi nka 6 bari hanze. Omborenga APR yapanguriye amanota ya Rayon Sport, Omborenga ari hanze adakina. Aimable Rayon Sport yapanguriye amanota na APR, Aimable ari hanze adakina. Umuntu bita Haji APR yapanguriye amanota, Haji adakina. Majari wawe ni ibibazo afite. Undi muntu ninde? Bugingo yari yarangiritse mu mutwe nubwo yakinaga kubera kumwataka buri gihe ngo yari ruswa. Donc umubiri ni wabagurima ariko umutima ni wabaguhari kubera atake. Rayon Sport itakaza igikombe, abo bantu bari hanze ngo baravugwa, bashyiramo babandi bifuzaga ko bajyamo, ariko birangira Rayon Sport itsinzwe itakaje igikombe. Mubyibuke match ya Bugesera, Rayon Sport ari imbere ya APR, mubyibuke match ya Bugesera n'izindi. Ndagira ngo mbibutse kano kantu abareyo. Nigeze kubibabwira, ndababwira ngo mwirinde mwaziwe mutaza kuza kumva amajwi ababwira ngo Eto yabateyemo sambaratika. Nimwibeshya mukumva ngo Eto yabateyemo sambaratika, umuntu uri buzana iyo nkuru niwe muntu uri bubagiye gucamo Rayon Sport. Aho kugira ngo abantu barebe ibibazo bya Rayon Sport byo kuba yari ifite ikibazo cya mikoro, aho kugira ngo abantu barebe Rayon Sport ko yagiye ku isoko muri Mercato mu kwezi kwa mbere irafeiringa, abantu babyegetse kuvuga ngo abakinnyi bariye ruswa. Ariko ngiye kubibutsa kano kantu. Omborenga arinze ava mu kibuga cya Rayon Sport nta gitego na kimwe aratsindisha. Uretse no gutsindisha bya bintu ngo watanze igitego, nta na deflection baro yigeze imukubita ngo ujye mu izamu. Abantu murabyibuka icyo kintu. Bugingo arinze ava muri Rayon Sport ataratsindisha Rayon Sport igitego na kimwe, kuvuga ngo hari baro yakoze deflection cyangwa iki. Ibyo kuvuga ngo ni marquage ngo n'ibindi bitandukanye. Iburayi ntitubibona ko umuntu umwe abaraha agomba kuba yakoze marquage bikanga,
umuntu akamucaho, si ibintu bisanzwe se? Ntitubibone i Burayi? None ibyo bintu biba handi kubera iki mu Rwanda tubirebera mu yindi ndorerwamo? Bugingo Hakim avuye muri Rayon Sport nta gitego na kimwe arayitsindisha. Aimable munyibutse, mumbwira ahantu mwabonye Aimable atsindisha Rayon Sport igitego. Mumbwira ahantu mwabonye abo bakinnyi bose bagiye bakekwa bigeze batsindisha ibitego. Mu yandi magambo, Rayon Sport ubwayo nibo birashe. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu wa mbere wazanye uwo mwuka wo kuvuga ngo ruswa, nari narabibabwiye mukirusha EPR amanota ari 6-6 navuga ni mwitonde. Uwo muntu niwe muntu mubi, mumushyire kure ya Rayon. Uwo ni watumye Rayon Sport itakaza igikombe. Ntabwo EPR ishobora kukugura yaraguhaye ruswa, ntibishoboka. Surumva bishoboka? We nawe shyiramo logique utekereze. EPR iraguhamagara kubwiye ngo turekere match cyangwa se ngo itsindishe, bwaki kongereka kugura. Tujye tubwizanye ukuri, ntabwo yakugura kuko yavuga ngo niba twaragukoresheje n'abandi tuzahura nabo bagukoresha. Ntibibaho. Ariko abo bantu nibo bagiye bamunga Rayon Sport, bajya mu matwi y'abayobozi, bagira gute ngo urabona abantu birengagiza ko Rayon Sport agiye ku isoko mu kwezi kwa 4 izana abakinnyi b'imyondi 4. Umwe niwe wagerageje, Biramahire Bedi niwe wagerageje gukora difference, abandi bose zero. Mu yandi magambo, mfite ubwoba n'iyi season ngiye kubivuga. Bamwe baravuga ngo nako bari abakinnyi ba Fideli, abandi ngo umwana ngo utabyaye ngo biragoye ngo ko ngo utari uwawe, ngo wabyawe n'undi ngo wamurera ngo umuhe uburere ngo n'ibindi bitandukanye. Rayon Sport niza gukora nabi gakorerere ku isoko, ntibizabatungure bongeye gukoresha izo nteruro. Kuko simpamya neza ko Rayon Sport iza kuba yarakoze merikato nziza mu kwa mbere biriya byose byari kuba. Gusa ntibikuyeho ko hari amakosa ya arbitrage rwose. Match ya Bugesera uwo bita Patrick we yakoze majabu, wowe rwose donke yakoze amabara muri ya match rwose, sinatinya kubivuga. Aho Rayon Sport ifite ukuri. Ariko twibuke ngo mbere y'iriya match abo bakinnyi ntibakinaga, nicyo nashaka kubagaragariza, kandi Rayon Sport ikatakaza. Sinzi niba abantu babyibuka finali y'igikombe cy'amahoro APR batsinda, abo bantu ntibari bari mu kibuga. APR itsinda Rayon Sport ku mahoro, igitego cya mbere Watara yatsinze, muri bukano yavuye, nta hantu bihuriye na Bugingo Hakim, habe na gato. Marikage buse tuvuga ngo Richard yari yariye nawe ko bamuciyeho. Omar Nyingi yagiye gutera atakere y'ikisi nawe bamuciyeho. Mu yandi magambo, abariyo mwagura ibitekerezo, mureke kumva baha nabaha, mureke mwe murebe ibintu bikwiriye, mwubake ikipe iri strong bizabafasha, kuko mwadizavinga gutwara igikombe cya shampiyona iyo mukomeza esprit mwe ntihazwe mu mwuka wa ruswa. Abantu bazanye ikintu bita ruswa nibo batumye bahemukira Rayon Sport. So niyo mpamvu nari ngiye kubivuga muri comment, nagiye mbona kubitangazamakuru ahantu batandukanye ngo urabona ngo Bugingo ngo ntacyo APR iguze, ngo Haji ngo ntacyo APR iguze. Nta kiguze. Uwo muntu uzajya ubivuga ajye umubwira ngo wowe turangira abandi barenza abo ngabo. Uwo unakurikirana umenye ngo umuntu bivuze aba kuyihe equipe n'uwaheye. Brother, Abanyarwanda bari muri shampiyona y'u Rwanda ni bake, ariko muri bake bahari beza. Nyamukandagira irimira amaroba, ibaza uburyo wowe utinyuka ukajya kugura umudefanseri w'umunyamahanga ubizi ko asanzwe, ukarekura umunyarwanda ngo bakubwiye. Igihe kizasubiza, igihe n'umucamanza utabera. Buriya ibintu byose ni uzajya ujya uganira n'abantu kumva abantu barakubisha ku kintu runaka, jya ubabwira ngo umucamanza w'ukuri ni ibintu igihe kiravuga. Hari ibintu bitajya bibeshya, ikibuga ntikijya kibeshya. Ntushobora kwihisha mu murima w'ubunyobwa, ntibibaho. Buri ikibuga ni nko mu murima w'ubunyobwa, ni kuri wambonye, ni kuri wazi, twese tubireba n'amaso. Umupira ntubeshya, iyo uwuzi ubuzi kandi iyo utawuzi ntubuzi. Niyo mpamvu faut faire attention. EPR nabo bakinnyi batatu yamaze kuvugana nabo, nari ngiye kuvuga kuri Bugingo. Aba bapeti b'Abanyarwanda mugende mwikinire, mureka abantu babaca intege, muzakina mu byihorera ibyo ngibyo, shyira ku ruhande. Undi mukinnyi w'Umunyarwanda ngiye kuvugaho ni 50-50, yitwa Muhire Kevin, ari kumwe n'ikipe y'igihugu muri Algeria. Amakuru mfite ntiriwe njya muri detail nyinshi,
kuko mfite detaye. Muhire Keve muri APR birashoboka nk'uko bidashoboka. Yamaze kumvikana n'andi makipe atandukanye amwifuza, sino kumvikana ko muteri n'ibiganiro ariko ntibararangizanya. Ariko amakuru namenye nuko hari igice kimukeneye muri APR, hari ikindi gice kitarabyumva. Muhire Keve aracyarimo aho hagati, bivuze ngo ashaka kuva muri Algeria akaza bakumvikana bigakunda, cyangwa se ntibikunda akaba yajya ahandi. Uwo nawe n'umukinnyi wageze aho yambika icyasha muri Rayon Sport. Yageze hano bamwambika icyasha. Ibaze Muhire Keve ufite ADN ya Rayon. Muhire Keve wavugiye Rayon Sport mu buryo bwose bushoboka. Muhire Keve waririye Rayon Sport. Muhire Keve ntacyo atakoreye Rayon. Ariko burakeye ngo Muhire Keve. Bandugu mpira w'inyarugenge urihariye kabisa. So, Muhire Keve rero muri Rayon ntibishoboka. Muri Rayon nubwo nawe yayikenera, nubwo nawe atayikeneye, Rayon Sport nayo ntiyamukenera. Bakoze divorce mu buryo butari bwiza kabisa. Habayemo divorce itari nziza cyane. Kuko umwaka ushize sinzi n'abantu babyibuka, Rayon Sport yubakiye izina umuntu umwe. Ni Fari Nganye wenyine. Abandi bose ahubwo Rayon Sport buriye. Abandi bose ntabwo bavuye muri Rayon Sport neza, abandi bose n'uvuga ngo amazina yabarangiritse ahubwo. Sinzi niba mubyumva. Kadimu Ndiaye izina ryavuye muri Rayon ryangiritse kandi yaratangiye neza. N'abandi mu yandi magambo. Ese aho rero ntiyabitangiye gutagaza ya identity yo kubakira amazina, yo kubakira abakinnyi amazina. Tuze kukitondera icyo kintu, muze kukitondera. Rayon Sport yubakiraga abakinnyi amazina. Ese uyu munsi hari umukinnyi waba ukifuza kuvuga ngo arajya muri Rayon ngo iramwubakira izina? Aho cyangwa buri wese yagira complex zivuga ngo ninjyamo nkanyerera cyangwa hakaberere runaka, ntibizitwa ubu ikindi. Ntibizitwa ikindi kandi byakabaye umupira w'amaguru. Attention. Niyo mpamvu uvuga ngo Rayon Sport ikoze divorce n'abakinnyi no sezo mu buryo butari bwiza. Bagomba kubikosora, komite igomba kwicara ikabiha umurongo ikabirebaho. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. So abo ni abakinnyi b'Abanyarwanda. Kuri APR rero munyemerere mvuge ku munyamahanga umwe kubera ko umwanya yagiye kureba match. Ndavuga ku munyamahanga umwe, hanyuma ubundi nzaze mvuga ku bandi banyamahanga ejo, nzaze mvuge no kuri Rayon Sport. Ndavuga ku munyamahanga bita Jack Pantalou. Ndavuga ku muwinga bita Jack Pantalou Diarra. Ni umuwinga w'umunya Burkina Faso ukina muri ekipe bita Salitas niyo yakinagamo. Iyi Salitas perezida wayo ni koloneli mu gihugu cya Burkina Faso. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane bafite amafaranga, nge twarabonanye rwose. Afite n'umudamu w'inzobe cyo gihe no kuri stade rwose. Tugerageza kuganiramo bike cyane ko igifaransa cyanjye atari cyinshi. So ni ikipe yaje mu makipe rwose y'inyuma. Ntabwo ari ikipe iri mu makipe 5 cyangwa 6, ariko ikaba ifite inotala bita Diarra. Uyu mungu bita Diarra ni umwe mu bakinnyi baba winga bo ku rwego rwo hejuru. Ni umuwinga ukina iburyo agakina n'imoso. Iyi sezo yatsinze ibitego 10 muri Salitas, atanga assiste 7. Ni umuwinga ubu tuvugana nibwo bwa mbere yamagaye muri ekipe y'igihugu nkuru. Donc irimo abapro batandukanye. Nibwo bwa mbere ahamagawe muri ekipe y'igihugu, ariko mu yacani yararimo, mu yacani yagiye ahamagarwa usibye ni yacani. N'izindi zisanzwe z'abaloko yagiye ahamagarwa muri za U17, U19. Ni umwe mu bakinnyi b'abahanga bakomeye cyane. Namumenye shampiyona itangiye umwaka ushize nyine. Mumenye shampiyona itangiye umwaka ushize nko mu kwezi kwa 10 gutyo. Ko natangiye kumukurikirana. So n'umukinnyi nabonye nitegereje ufite kalite zo ku rwego rwo hejuru. Afite vitesse, arihuta, azi gukora icyo bita shape. Shape ni ukuvuga ngo iyi kipe ifite baro arataka, iyi kipe itakaje baraza kudefana. Donc ni esui grace, ni gutya aragenda akagaruka. Azi gucenga. Donc afite dribble, afite ubushobozi bwo kurimina abantu 2 cyangwa 3. Muzarebe highlights ze muzamubona. Arascoringa, akassistinga. Akaba azi gutera baro z'imiterekano, muze kureba azi gutera kufra ku rwego rutabaho. Aramutse aje mu Rwanda ntabwo bibaho. Azi gutera kufra biteye ubwoba nka bimwe bya Ruvumbu.
akaba ari umuwinga ufite imbaraga z'umubiri, akaba ari n'umuwinga afite ubwenge bwinshi cyane. Uyu muhungu ni umuhungu APR Football Club yarambagije, ariko akaba ari umuhungu ugoye mu buhe buryo. Mbere yuko shampiyona irangira habura match enye, yagiye gukora igeragezwa mu gihugu cy'Ubufaransa muri equipe bita Tours. Yakoze test ibyumweru bitatu, koze igeragezwa ibyumweru bitatu. Nyuma y'ibyumweru bitatu aragaruka, baramubwira ngo tuzagusubiza bya bindi n'ubundi abakinnyi b'Abanyarwanda bagenda bakagaruka bakababwira ngo bazabasubiza. Ntazi ngo bizakunda cyane bizakunda, aracyategereje. Uyu muhungu akigera iwabo, ngira ngo mwagiye mubibona ku bitangazamakuru, niba mwarabibonye abantu basoma ibitangazamakuru byo muri Burkina Faso, yarahageze yifuzwa n'amakipe atandukanye, arimo ikipe ya Ibenge, Al Hilal Omdurman. Azamu yo muri Tanzania nayo yaramushakaga, ariko Ibenge atanga amafaranga menshi kuko iriya kipe yabo ifite amafaranga menshi cyane. APR irabimenya ko hari umuwinga ukomeye itijyayo. Igezeyo barayibwira ngo ni inoti ya 200, ibihumbi 200 by'amadolari, 200, umushahara w'ibihumbi 8. Ayo mafaranga Ibenge yararimo gutangira 5, niho intambara iri. None ikintu gikomeye ni ikihe? Ibaze ko APR yageze ahantu kubera ko uyu muhungu arimo kuyigora, arimo kwanga, ikoresha umuntu bita Watara, uwo rutayizamu. Baramubwira ngo tubabarira umwinginge. Watara ari inginga, bagera ubwo bagera, APR buri ifite abantu benshi cyane b'abahanga bazi kwinjirira cyane, bazi gushaka abakinnyi. APR igira ubwo itangira kuvugana na Koroneri nyiri uyu mukinnyi, perezida wa Saritas. Nuvuga ngo haracyarimo gukubana, haracyarimo kugundagurana hagati ya APR na Ibenge na Azamu yo muri Tanzania. Ariko mbabwiza ukuri, uyu muhungu aramutse aje mu Rwanda, mana y'isi n'ijuru, nibwo muzahita mumenya ngo APR none ubu noneho n'umukandida w'amatsinda. Ntabaho, mwe mujye kumureba, yitwa Jacques Pantalo Diala, muramubona muraza kumbwira. Mu yandi magambo, APR riramuka imubonye uyu muhungu izaba iciye impaka kuri winga, ntacyo kubaza, muze kumureba muraza kumbwira. So numwe mu banyamahanga APR irimo iraganira nabo, bagerageje gushyiramo imbaraga zikomeye z'aba Watara, kuko nanamenye ko biyambaje n'umuzamu wa equipe y'igihugu ya Burkina Faso kugira ngo bimwumvishe. Watara aratakamba, baracyarimo gukubana. Mu yandi magambo, isaha uyu muhungu ashobora gusinyira muri equipe ya APR Football Club. Abandi barimo Celestine Akuwa ndetse n'abandi ku munsi w'ejo nzabagarukaho. Munyemere nsoreze muri equipe ya Rayon Sport kubera ko umwanya wanjyanye, ariko nzabigarukaho ejo. Nzahari Rayon Sport umwanya muremure. Musore Prince yarasinye n'umusore wo mu Burundi, nge muzi kuri match imwe yonyine yahuje Malawi n'Abarundi, ndumva ari umwaka ushize niba nibutse neza, sinibuka amatariki. Nari ndi muri Malawi Rirongwe, Etienne Ndayegeje niwe watozaga Abarundi. Icyo gihe na Malawi yatsinzwe na Burkina n'Abarundi ibitego 3-2. Ndabyibuka ko umuzamu wa Malawi yanashose umuhungu bita Erdinho, ni Erdinho, umuhungu ukinira ikipe y'igihugu y'Abarundi wa 8, amushota umupira ujya mu rwizamu, barayitsinda, bayitsindirayo. Ariko uyu muhungu bita Musore ni wari ukurikina kuri 3. Ni nabwo bwa mbere numva yarahamagawe, kuko icyo gihe twanaganiriye na Etienne ndamumubaza, ndamwana uriya muhungu ariko nta kintu kirimo. Arambwira ngo urabona ngo twabuze abandi bakinnyi, ngo n'umwana muto ngo arimo aragenda ngo aza buhoro buhoro. Nibwo bwa mbere namubonye. Nongera kumureba match ya Senegal kuri televiziyo, apana live. Nabonye, sinzi, birashoboka reka ndeke kumutangaho commentaire nyinshi, ndeke kumuvugaho atarakina, ariko uko namubonye, nabonye icyo gihe uko muheruka ari inyuma y'umuntu bita Bugingo Hakim, ari inyuma ya Koroda, ari inyuma ya Christian baramurusha. Kuko ahantu naje kumenya ko asanzwe, sinzi niba abantu babyibuka, uyu muhungu yageze ahantu adahamagarwa muri nationale, Muderi Akbar wa Gasogi agakina kuri 3. Sinzi niba abantu bajya babyibuka. Musubire muri match z'Abarundi mu birebe, byageze ahantu bamureka no kumuhamagara, kuko numva umuntu wamuhamagaraga ne Etienne. Bagezeho bareka kumuhamagara, bagafata Muderi Akbar wa Gasogi, niwe wakinaga 3 kandi ari umumediateri. Mujye kubireba murabisacinga. Gusa birashoboka ko kubera ko wenda ntamuheruka, ari umucya yari yevoriwe, donc ameze neza, hatagira uza kunyumva nabi. Hoya, nta nubwo nigeze nshaka isoko rya muri Rayon Sport ryose rivuga ngo ndajya gushaka isoko ngo abantu bavuge ngo nuko ngo atari uwanjye. Hoya, nta mudefenseur mfite kuri 3, ntawe rwose. Imyanya yanjye ni kuri 6, 7, 8, 9, 10, 11.
nubona mvuze commentaire kuba inyuma nta muntu wanjye nta muntu mba ndi gushakira isoko oya ntawe ntibuze kunyumva nabi birashoboka ko yazamuye urwego ameze neza kubera ko ntamuheruka ariko il faut faire attention ko Rayon Sport narayibwiye ngo ntibagure umuntu bita Asana irangira mugura mwarabibonye ibyo navuze ndababwira ngo ntibagure umuntu bita Dafe mbabwira story baranga baramugura igisubizo mwarakibonye niyo mpamvu navuze ngo kare ibintu byose mujye mubiha igihe ni igisubizo cyiza ibindi kuri we nzabigarukaho Rushema Chris yabonanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport na president wa Rayon Sport kuwa gatanu nyuma yo kuwa gatanu baravugana ariko ntibamusubiza kugera icyo gihe ntibarongera kumuvugisha kireka habaye impinduka undi ni Rutondesha Hezbon uri mu muryango uganira na Rayon Sport ibiganiro ntibirakunda ejo nzaza mbigarukeho hanyuma n'abanyamahanga reyishaka munyembere nzabigarukeho ejo mbasabye imbabazi kubera ko nshaka kujya kureba match vuba ya Les Aigles du Congo irakina na Vita Club niyo mpamvu nkoze iminota mike nibanze kuri PR ejo nzibanda kuri ekipe ya Rayon Sport ndabashimiye cyane byimazeyo wotarakora subscribe wikande kanda aho hantu kugira ngo tuzamuke tuve ku 45 tuzamuke tugere muri za 60 za 70 ibindi byinshi ni ku munsi w'ejo ubu tugiye kujya tuganira kubera ko bunagarutse ndanabakumbuye Nyarugenge sinzi hari akantu katumye kankoze mu gukora gatuma nta manutse Nyarugenge muri iki cyumweru ariko Imana nifasha muri iki cyangwa ikindi shobora kuzaba ndi ku butaka bw'Inyarugenge ndabakunda ndabakumbuye hanyuma byinshi tuzagenda tubiganiraho ibijyanye na scouting yanjye ibijyanye n'ibindi bitandukanye ntekereza ko nabyo nzagenda bibagezaho 5 kuri 5 gusa hari amakipe amwe namwe tuzakora nayo mu Rwanda atandukanye arabo twavuganye batandukanye nibikunda savani bitanakunda rwose nta kibazo kubera ko umuntu yamaze kubaka ahantu hatandukanye network ikindi cya kabiri kubera ko umuntu wenda kibitangira ntago byahita bikunda Nyarugenge kubera ko nta muhanuzi wemerwa iwabo ariko I believe ko mu myaka 3-2 iri imbere 4 ntekereza ko icyo gihe bazaba bamaze kumenya ubushobozi bwacu so ngebyo rero kubijyanye n'uyu munsi ndabashimiye byimaze mukomeze kugira umugoroba mwiza ndetse mukomeze kugira ibihe byiza ibigenda biba mu maklube yanyatandukanye ni kuri social media za Mondayisi TV yaba kuri YouTube channel kuri Facebook Twitter ndetse na Instagram ndabakunda cyane bye bye